subscribe. Jayhim. Hello there guys, nongeye kubasuhuza nka YouTube channel Jayhim. So guys, muri aka kanya saa 3:17 tariki 16 z'ukwa karindwi ngarutse kubaburira cyangwa se kubagezaho amakuru masha ku bijyanye na TMP. Company yari yaraciye agahigo hano mu Rwanda, company yari hagaze neza, company cyangwa se business yatanze amafaranga niyo tugarutse kurebaho. Guys, babatindiye ubwo abambere batangiye gusobanukirwa, abandi batarasobanukirwa nibo ngira nti reka dukomeze. Guys, nukuvuga ngo TMP yari maze iminsi ivugwaho inkuru zitari nziza na gato, zidashimishije na gato. Ifunga umwuka, irashinyiriza, ikomeza guhendahenda abakozi cyangwa se icyo twita kurimanganya abakozi cyangwa se kubajijisha. Ikomeza kubiziza zitanga amabonasi, amafaranga menshi cyane. Abasobanukirwa barasobanukirwa, batarasobanukirwa bakomeza kwizera ko bakize birangiye. Bamwe baratangira gushinga amabotike cyangwa se amakiosk, reka mvuge byibura amakantine mu mujyi wa Kigali. Bazi ko TMP igiye guhindura ubuzima. None guys, ni kuvuga ngo TMP ubu tuvugana yamaze kudutungura cyangwa se yamaze kuturya, aho bikabaka mu masaha y'urukerera agana mu masaha 10, mu masaha 10 saa 9 hagati na hagati aho ngaho, aribwo yaje gufunga urubuga cyangwa se yaje gufunga isosiyete yayo cyangwa se yaje gufunga website yayo nk'abakozi bakoreragamo. So guys, none kuvuga ngo icyakurikiye niki, abashoboye kuvuga iryo joro bavuze, abakiryamye bararyama, aho bukereye nabwo bikomeza kuba kwa kundi, website ikomeza gufungwa. Then ubwo cyaje gukurikira ni impaka, amarira, umuborogo, ubusobanuro. Guys, kugeza aho byageze website baza kongera kuyifungura. Ndaje mbereke ko bihagaze right now cyangwa se nonaha baje kongera kuyifungura. Aba manager abo twakwita aba customer service ba TMP cyangwa se ba nyiri company, aho bari bamaze iminsi batavugisha abakiriya cyangwa se abakozi bakoraga TMP, baje gufungura amayira, baza kusubiza ku bakiriya babazaga ibibazo bimwe na bimwe. Ndaza mbereke ku byo twababajije. Barangije uburyo bwakurikiye muri dashboard z'abakiriya cyangwa se z'abakozi ba TMP nibwo tuje kureba. Guys, turaza gusimbukira gatoya kuri WhatsApp ko bya mbere niho biza kubera. Nimuza kureba murasanga urubuga baje kurufunga. Message zacicikanye zari amarira, kwihanganisha, ibihombo, ibiki, harimo TMP Rwanda 2026 igendere, goodbye TMP, gutangira urugendo bisaba ubwitonzi no kurusoza bisaba ubwitonzi, twige kugira abajyanama beza. Yewe nasabye Imana izaduhe indi company izaramba nka TMP kandi tuyitangire kare twese. Twakomeje. Mbese murabona ko zari message zicicikana, hariho asaba dore uko dashboard hise bisa iyo bamaze gufungura saa moya mu rukerera, bakubitamo message, bakubitamo ibiboro bimeze gutyo. So aho bagusaba guhita ushora amandi ngo kugira ngo system iyongere ijye ku murongo. Abageragezaga kubikuza no kuvuga ngo babwiraga ngo wikohereza ubusabe bumwe inshuro nyinshi, ukagira ngo wabikuje ariko bitabikuje. Dukomeje hejuru turaza gusanga bya bindi tena, turasanga hano bagusabaga ngo amakuru ya konti yawe ntabwo ari kuboneka neza muri iki gihe. Nyamuneka kurikiza amabwiriza ya system kugira ngo urangize igikorwa cyo kuyagarura amafaranga yo kwishyura. Ne tarasha abera tempa abera kaka 324 igihe ntarengwa ni minota 15 ni amasaha 15 n'iminota 42 n'amasegonda 2. Hagarika cyangwa se bitsa ubu. Guhagarika no kubikuramo ni kansa, naho bitsa ubu ni ugushiramo y'amafaranga wasabwe, noneho bakakubwira ngo goodbye, wakoze neza nyakwigendera cyangwa se wakoze neza njiji musenzi. Mwihangane gutukana, ariko ndumva ari cyo gisubizo bagomba gutanga. Ahanga kugira ngo urishura ijana, bakubwira ati ndangare wagize neza. Urabona ko bamwe byagerageza gufunguka, agatema kagatera ati amafaranga yanjye aragarutse nyamara. Ariko siko byari bimeze. Ubwo dukomeje gatoya, igikorwa kibujijwe
ibyo ni ibitangazo batambikagamo kugira ngo nyine urabyumva nawe nta yindi serivisi wemerewe gukoreramo muri tempi. Izi ni message zacicikanye, izi ni message bagerageza ngo nuko bwa mbere nijoro nuko byari bisa saa 9 saa 10 saa 11 nuko byasaga. Hejuru urabona ko ni tmpvip.com ni ukuvuga ngo ni urubuga rwabo. So guys, ni ukuvuga ngo nuko byari bihagaze. Ngayo nguko tempi imbere cyane. Tempi ngo oye, hari abo twagiriye inama baratunanira baradutuka, nkuko musoma hano. hari abo nabwiye barantuka ku rubuga, yewe kwa gatanu kwa kane ni kubikura wasaze, jya gukura abantu imitima hirya ujye kwa muganga basuzume ko utarwaye depression. Ndabyibuka barabimbwiye, ndababwira ati ntacyo, ntireka tuzaza kureba uko bizaba bihagaze kuwa gatanu. Gusa icyo nababwira mwakwizera mwagira mute nuko mutagomba kwizera tempi kuko iri kubasezera mwe ntimubibona. Bom kayo nguko urabona ko hano narababwiraga ngo ubundi dore impamvu ya mbere izatuma mutabona amafaranga yanyu bababesha ni ese mujye muri withdraw mugerageze kubikuza murebe bangira umusazi ngise mani buri gihe urabona message akurikiye ese mani buri gihe kuki uca abantu intege. Ngayo nguko ni narabaye icyago muri iyi group cyangwa se urubuga rw'ibikorwa bya tempi. Ni narabaye akari murori muri make, narabaye kigusha, mbese ndiho mbagusha cyane kubabuza gukora akazi hafi no kumpuburamo, ariko kwari ukuyibeshya kuri bo. So guys, nkuvuga ngo rero reka dusimbukire kuri website kugira ngo namwe muze kubyirebera, muze kubyihera ijisho murebe uko bihagaze. Hari abashobora kuvuga ngo ni edit, ngo ni AI zarateye ibiki n'ibiki. Iyi ni browser yacu dufunguye. Then icyo turi gukora tureta dusimbukira muri TMP nkuko mubibona ahangaha. Ni handi uri kugera uri kuyifungura ugasanga hari ibikorwa byabaye, nyine bari guhita kujyana muri withdraw, muri deposit, aho kubitsa amafaranga bitewe na level wariho cyangwa se job wakoraga, bimwe bita ngo akazi. So guys, dusubire inyuma gato turebe bareta batambikamo itangazo. So guys, nukuvuga ngo ryatangazo twarebaga dore ni iringiye, aho ubona iminota amasaha n'iminota biri kubara biba countdown. So kuvuga ngo ahangaha nukuvuga ngo ugomba gushiramo 100 kugira ngo ize gusubira ku murongo cyangwa se system ifunguke. Cyo turi gukora turakora nani kansa kuko turagira ngo tuyicemo gake gake, ariko mbibutsa ko iyi boro barakomeza kugenda bayigutambika buri gikorwa cyose ugiye gukora kugira ngo bakubuze amahoro. No kuvuga ngo guys, nkuko nyina batuzi mubazi, ntago baguha akanya bagukubita baguteruye bakakwimana akanya kuguterura ibuye. Guys, twakomeje tubikoreye kansa. Ubwo turajya kuri task nk'ibisanzwe gukora imirimo. Urabona ko bahita batambikamo cya kintu gukora imirimo cyangwa se task tukansarinze. Urabona ko tujyana inyuma, turaza gukanda kuri mine tuze kureba ko bihagaze. Murabona amafaranga nari maze kugeramo guys. Ahangaha ikibasetsa iyi konte ntago yari yakabikuje na rimwe. So kuko nuvuga ngo igezemo vuba nifashishije ya mugenzi wanjye kuko yagiyemo mubuza. None ubu ngubu yarambwiye ngo murebere, ariko murabona ko amafaranga yamaze kugezamo yari menshi cyane. Yari menshi cyane 178,250. Ubwo nukuvuga ngo ejo kuko bari bashizemo cyo kubikora agomba kubikura 160 muri makeya yashoye 25. Aho turi buze kubisanga turaza kunyura hano kuri amount. Ahangaha no turanyura ko abenshi ntabwo yabize, ariko niho twanyuraga kugira ngo turebe ayo umuntu ashoye. Nabona uburyo babuhinduye turaza gukanda hano turebe. Guys, urabona ko uyu nguyu yashoye 25 tariki 5 z'ukwa karindwi. Urumva ni vuba hanyuma muri kwezi ko tariki 16. Urumva rero uyu nguyu ifunze rwose. Nkomeze no kumwihanganisha mugenzi wanjye, yari inshuti yanjye, ariko usibye ko ikizima gihari cyangwa se umubano wanjye nawe ahantu herereye nuko atari njye wamwinjije, yinjijwe n'indi inshuti ye kuko sinjye inshuti yanjye njye nyine agira. Gusa yagiyemo mubuza bangira umusazi, baravuga ngo ni kugira ngo mwinjize byose. Nyine ngewe ibyanjye bikora nitoye, ndavuga ati ntacyo ntiruzaca imana niyinjire, ariko 25 ntago ari gupfa gukiniraho gutyo. Kugeza aho namwinginze atakugira muri tempi wareka nkakwereka indi business utarenze 100 ushoramo izamara iminsi ni nshyashya, imwe bita work movie. Ndamwinginga base kugira ngo atere no kuyashugunya muri tempo yashiye muri work movie, ko work movie na nubundi iyo
ndayizeye cyane nayo niyo igomba erega nayo igomba gukurikira kuzafunga, igomba gukurikira tempi kuko n'abayikora nabo ni aba TMP. Ni ukuvuga ngo ibanga ririmo mwahishwe mbaca intege hakiri kare. Gusa umurisiteka cyangwa se umuntu ufata risike niwe uzakora nani wakamuvi nawe, kuko wakamuvi ni ukuvuga ngo ubu ngubu tuvugana muri video zibanziriza iyi ngiyi narayikoze, naberetse uburyo wakwinjira, uburyo tubikuza. So guys, ni ukuvuga ngo rero wakamuvi nayo ni igomba gukurikira tempi mu gihe kitari gitoya gufunga. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka ushobora kurangira yarafunze cyangwa se ikazarangira umwaka wararangiye. Guys, rero ubwo byari ibyo ngibyo. Ugiye kubikuza kuri Vitro barakubwira ngo urategereza bikabara nk'isanzwe hano, ariko bagatakubwira bino. Ubwo rero iyo ukoze recharge nyine ugomba no kubika amafaranga, ntago wabika no kuri yandi ari kuri dashboard, kuko nagerageje kwandikira manager ndamubwira nti ese nta kuntu dore urubuga rwabo rukuru bamaze kufunga already, ahubwo bari kubizeza ibitangaza bitabaho cyangwa se babasaba gushora. Nagerageje kwandikira uwo bita manager ndamubwira ati mwafashe kuri aya mafaranga twari dufiteho, niba ikibazo ari system n'imutari kubesha muka dusubiza amafaranga yacu. Dore iyi message rero bari gutanga, iyi message bari gutanga ni imwe, niyo kuvuga ngo aba job 1 baratanga 8,800, aba job 2 baratanga 36, abandi batanga 100, abandi batanga 300 nabo ngabo, abandi batanga 1,040,000. So guys, ubwo icyo ntaberetse n'ikisi yewe mbereka twigireye kuri teri, ubu turi kuri teri, sibyo? Ubwo rero no kuvuga ngo guys, nkomeze kwihanganisha ku bantu batari bafatuje rwose, ku bantu bari binjiye vuba. Icyo nagaragazaga no kugira ngo nukuvuga ngo ngubu tempi isa nkaho ikiri available, hari abari gukomeze kugenda babona nk'amarinki hirya hakuno. Iyi yari warning mbahaye, uri bubone iyi video asaze kwihangana kandi nutarajyamo aze kwitonda, kuko ubu ngubu igikorwa ubu gihari nicyo kuriganya abantu bataramenya tempi cyangwa se basa nk'abari kwimenya bushyashya, ko barabona video bakavugira ngo nizu uyu munsi, bakagira ngo kampani iracyakora. Yego ubu ngubu ari available, washira amafaranga ariko ntiwayasohoramo nk'uko business zose zibigenza. Nta nundi ntibari bubura abo bafata, ariko bitanyuze kuri ngewe. Ni ukuvuga ngo bashobora, hari nk'abari bushoremo kugira ngo barebe ko iyi system ifunguka. Hari abameze nyine nk'ababaye chronic, byarabereye nk'urusimbi guys. Gusa ntihagire ukora ibyo ntamubwiye. Guys, turi kumwe n'izindi video zacu nakagaruka. God bless, Imana ibahe umugisha. Kore subscribe kugira ngo mujye mubona izindi update cyashya. Gusa mbibutse ko twebwe kugira ngo dukore business turabanza tukanaliza tukareba. Ngubu tuvugana ngewe ntago nahombye, gusa sinje kwirata ku bahombye, ariko no kuvuga ngo guys, ni nkuzanira amakuru uzajoininga hakiri kare, cyangwa se uzambaza amakuru hakiri kare mbere yuko joininga. Nabwo ibyo ndabibabuza nti ntuka joininga kuko wabonye video, ahubwo jya ubanza unyandikire, dutangaho mwatwandikira guys, then tukabasha kuba twagusobanura business ko ihagaze. Ushobora kuza business twanaliza tubona ko idahagaze neza, nkakubwira nti bireke kuko nta cyizere nyifiteho ko izarangiza amezi 2 cyangwa se amezi 3 ugeretse guys. Kandi ikindi, twebwe dukora business twizeho, ntabwo ziza ngo dukora join, nta nubwo dukora business tudafite aho twabariza, nubwo ubu ngubu ntaho kubariza ubu hagihari. Icyo bishatse kuvuga no kuvuga ngo TMP n'amashami yose yarafunguye, ubwo yamaze gufunga already. Usibye ko ngubu ntabwo aribwo yafunga, ariko yafunze nka mbere y'amezi 2, kuko amakuru nabo bayabona n'abantu bakuru. Guys, ubwo turi kumwe na video zacu nakagaruka, ubwo turi kwanaliza izindi business. Gusa icyo nababwira ubu ngubu naho business imwe ihari twagerageza gukora izarenza amezi 3 ni wakamuvi. Duhereye muri uku kwezi turimo ni wakamuvi, kuko wakamuvi yatangiye mu mpera zo kwa 3, kandi nayo ngira ngo imaze gufungura amashami agera nko kuri 2. Harandi bategura gufungura. Nakubwira ngo nayo yari inkuru isa nk'ari nziza mo gake. Turi kumwe guys, God bless.